naho umuntu ubuturo bwiza butera itoto buriza bwiza buriza bose itabaza ari muri kahose kibura ntikiboneke ndi naho umuntu ndi umugore ugorwa no gutanga ubuzima amezi 9 ngenda nigengesera nkaba none hasiga ubuzima ngo nkune ntanga ubuzima nibindi byinshi. Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1. So guys, uyu munsi dufite umushitsi umukobwa mwiza cyane nkuko mubona, drip ayiriho yose bashatse bazuminga mukamureba. Yana umukobwa mwiza twifuje kugira nawe ibiganiro kuba dukurikiye mwese nimucikwe murebe kino kiganiro kandi mugisoza kuko ndatekereza ko muri bukure mu byinshi kandi bibuze kububaka. Reka dutangire twibwira atubwira no wari we mbese. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Umutoni wese Clementine cyange umutoni nyabatoni uje gutonesha adatoneka umwega w'umuhanga udahanga gwiza umutera ubwoba utazi ubuzu bwibura muse kukirenganira. Wow. So watwibwira mu muco wa Kinyamulenge? Ko ntari muri misi. Okay, amazina nayo navuze ndi umwega umwishwa w'abanyakarama mu rugo iwacu ni mu Minembwe ahantu bita kuri Gitavi. Nibyo. Ni byiza cyane. Muri make urasa neza kandi biragaragara ko umukobwa w'umunyabwenge. Murakoze. Gusa tutarajya kure ejo bundi ndakeka byari Mulenge award nagize gutya mbona bara guhamagaye kuri stage gusa by'ukuri sinamenye ngo baguhamagariye iki sinamenye ngo watsindiye iki mbona nyine baguhaye igikombe cyari iki kidusobanurira. Okay, nkora poeme ndi umupoetess nkora imivugo. Nari Wahize Abandi mu gukora imivugo myiza uyu mwaka washize wa 2023 cyangwa se 2023. None se mu ncamake waba ufite nk'umuvugo wawe nyine wahimbye cyangwa se ni yabandi nyine ugenda usubiramo? Oya nkora ibyanje. None se waduciramo gatoya nyine ukatubwira? Ariko nimuje kuri YouTube ngo muje gusupportinga abantu bakurikirana MTV1. Oya barabikora cyane ariko nyine banze babwire kugira ngo bihe motivation cyane zo gukurikira ibiganiro byabo. Ndi naho umuntu ubuturo bwiza butera itoto buriza bwiza buriza bose itabaza ari muri kahose kibura ntikiboneke ndi naho umuntu ndi umugore ugorwa no gutanga ubuzima amezi 9 ngenda nigengesera nkaba none hasiga ubuzima ngo nkune ntanga ubuzima nibindi byinshi. Wow, nukuri ufite talent cyane kandi Imana izabigufashamo kuzagera kure. Ndumva ushoboye cyane. Tutarajya kure reka nkubaza akabazo. Ndatekereza nawe wari muri Miss Mulenge wabonye nyine ibikorwa byagiye bihabera wabonye Miss ubona ibisonga byiwe we nkuko wabibonye nta kintu wanenzemo hari aha? Nagiye kubafana. Ase wundi we kuki utiyamaje kandi mbona uri umukobwa mwiza ujuje byose? Sinababwiye ndi mugufi. Simbona turesha kandi nanjye nari ndiyo. Aha, we waritinyutse njyewe naritinye. Oya. Kandi hari abitinyutse. So oya nawe waritinyutse kuko iyo utajya kwitinyuka ntago wari no gutwara hari yakira gikombe. Tinyutse muri bimwe siga ibindi aho nasize ni muri Miss Mulenge. None se okay ngaho reka nkubaze wewe ni nkizihe challenges wagiye ubona zabaye hari ahantu bati kino kintu nticyagenze neza iyo ngemba nk'umujaji cyangwa se mba umukuru muri Miss Mulenge nari kubikora gutya na gutya? Okay. Byukuri abajaje biragoye bari abakobwa beza ntukiriyo kandi byarahise nyene. Bari abakobwa beza bari abakobwa bose bari bitabiriye irushanwa rya Miss Mulenge. Rero kugira ngo uvuge ngo n'uyu mukobwa mwiza ubahiga bose biba bigoye. Ikindi mwese mwari mukwiriye ikamba rya Miss Mulenge bivanye n'ukuntu twari ko tubona ibibazo nta bibazo wenda bababajije ngo mushobore kuba mwobinanirwa cyane dore ko mu Miss Mulenge y'ubushize bababaza ibibazo bijanye n'umuco ibibazo bijanye n'ubumenyi rusange byo mu ishuri kimwebwe ntabyo babajije. Ikindi hari biragoye amarangamutima y'abafana ntago wayageraho yose kubera ko wenda njyewe nari kumfana Vicky uwundi ari gufana Deborah uwundi ari gufana Joyce. So ujye batagereye kunyota nyine ntiyanyuzwe agenda avuga ibintu byinshi ariko usibye ko nibyo mwese mwari mukwiriye ikamba rya Miss Mulenge. Tugaruke mu yandi makamba atandukanye niho habayeho challenge muri mwese rero ntimwari gutwara iryo kamba rya Miss hari kuva mu umwe nuriya twabonye nta kundi ariko muri ari amakamba yandi nka Miss Culture nje nabonaga nyine sense kubera ko Miss Culture n'umuntu ufite umuco w'ururimi niyo
ni ururimi niko rudutandukanye n'abandi bantu donc niwe mwihariko wacu nico kitugira abanyamurenge mu gihe hatari ururimi tumeze nk'abandi bantu bose so ntuzi ururimi muco wenda nta bibazo by'imico babajije ururimi niko twari dugufatiraho kubera ko nico kintu cyari kigaragara cyane mba numva hariya yabana barakotoye hariya baturiye inamba noneho tutagiye tugiye kurereka tureke ibya Miss Mulenge kuko ni ibintu byanatambutse nkawe ko nyine icyahise gifite kugaruka tugomba kukivuga kizagaruka kandi next time bazisubireho urabivuga se ariko se ndabivuga kukurusha wowe urabizi ariko nizeye ko next time nyine uzaba uyirimo reka imyaka kiragenda nanigo gutekereza ku bindi bintu utekereze ku mugabo washinze saba reka nkubaze urabona nyine muri Kenya urabizi ko tubayeho nyine nk'impunzi wewe ni nk'ize challenges cyane nyine ubona kona zidakwiye atari ko twakagombye kuba tubayeho nize challenge wahuye nazo kuva nyine uvuye mu gihugu cy'iwacu wenda ariho Kongo cyangwa se handi wari utuye okay nyine bazavuga ngo amahanga arahahwa amahanga ntatugwa so na hantu tugomba guhahira ubumenyi izo ni opportunity twarazibonye abana barize icyongereza iki bakuye n'ubundi bumenyi hari ibindi bintu twize kubera ko turi mahanga tugomba gukoreshereza iwacu so opportunity tutabona cyangwa se challenge tutabona nuko tudafite access ku bintu nka bene gihugu bafite biba bigoye rero kuva umunyamurenge hariho ibintu utobona wenda umunyakenya we afite access yo kubona so barumva nyine hariho uruzitiro cyangwa se barriere ituma hari byiza byinshi tudashobora kugeraho cyane urebye nko mu mirimo ya leta iki ibintu nk'ibyo cyane bikunze kubona ko tujya tubibona gusa nyine ndetse tuvuge nk'ahantu ufite donc indangamuntu niba ari iriya ntuze alien card yabo bakoresha ifite igihe cyo kurangira ntushobora kugura ubutaka ari ufite izorangira no maruguru ubutaka buzohoraho bigende guto so urumva ni challenge nyinshi dufite kubera ko turi mahanga nyine tudashobora kugira ku bintu byiza mu by'ukuri ibyo biri mu mpamvu nyine nk'uko abantu babizi ariko kandi reka nkubaze urabona hari utuntu nyine tumaze iminsi ducicikana ejo bundi nanjye nagize gutya ndatubona mbona umwe mu ba bishop bakomeye tufite aravuga ati njyewe yaravuze ngo yavuze gute ndi umunyarwanda ni umunyarwanda wavukiye muri Kongo donc yaratashe wowe nk'iyo ubonye kiriya kintu kandi uri umukobwa w'umunyamurenge warisobanukiwe uriyizi neza uzuriwe nkawe ubifata gute usibye ko inyuma yaramaze aravuga ati hari abantu bama bajana amakuru iki uku ninde uyobewe ko ndi umunyamurenge ese nyine ko tutari tuyobewe ko uri umunyamurenge wari kubivugira iki so nyine ntago bishimishije tugomba kuba proud yico turi haba ahantu hose haba kubw'inyungu zacu bwite haba kubw'inyungu z'igihugu tugomba kuba proud yico turi nta hantu ngomba kuvuga ko ndi umunyamurenge ndangiza ngera handi mvuge ko ntariwe no uri umunyamurenge wo mu maraso meme si ushobora kuba cyane cyane ndore ko n'u Rwanda gwemera double nationalité cyangwa se sinzi wabyumvise byemera nationalité zibiri ukumva ko uri umunyarwanda ukaba n'umukongomani cyangwa ukumva ko uri umunyarwanda ukaba umurundi ukumva ko uri umunyarwanda ukaba umunyamerika ibyo barabyemera so mba numva ko tugomba kuba proud yico turi kugira ngo ese nimbyihakana hari abana babavukira mu Rwanda urumva bagafata n'ubwene gihugu bw'u Rwanda nabo bazokura bavuga ko ari abanyarwanda kandi ari abanyamurenge kubera ko bumva ko abantu bakuru bagenda babivuga nabo tugomba guhindura iyo mentalite nyine cyane rwose ese n'umundi ko abazavukira mu Burundi ko narumva babisa abarundi agakantu twese tugomba kukibazaho abarundi ega gutangana n'intuze yabo okay urashobora gufata indangamuntu yabo byoroshe kugira ngo ubone passport cyangwa se ubwene biba bigoye mu Rwanda ibo baraborohereza nyine so hari challenges tumaze igihe tubona nyine nko ku bakobwa ugasanga twaje nyine muri bino bihugu by'amahanga ugasanga usanze bafite imico mibi bamwe basigaye banywa inzoga abandi bagakora ibintu bitandukanye nyine bidahisha umwana w'umunyamurenga agaciro nkawe uyibonye nyine ubinenga hiki njyewe murambwira abantu ati ibyiza biri imahanga tugomba kubyiga tukarobanura tugafata ibibi tukabisenya ibyiza akaba ari byo twiga kugira ngo iyo wize ikintu cyiza
uzugenda n'iwanyu ukagikoresha kikaba icy'agaciro. Kandi kuba turi mahanga ntibivuga ko dushobora gukuraho umuco ni ikintu ngendana. Urumva ahantu hose ugeze ubu gifite, ntabwo numva ko tugomba kureka umuco ngo kubera ko ndi muri Kenya, kubera ko ndi muri Amerika. No, ahantu hose uburi ugomba kugumana za ndangagaciro z'umunyamurenge. Niba dufite ikituranga, kubera iki tugomba kwiyandagaza ngo twifate nabi? Biterwa n'icyo umuntu ashaka, sinzi, ariko nyine ntago ari byiza. Kandi wenda umukobwa ntago ari umuntu. Ese urashobora kunywa inzoga, ejo umugabo wawe nawe akazimwa, mukaza muhura mu nzu mwese mwasinze, ubwo abana banyu bazoba bameze gute nyine? Inzuzu byibazaho wenda nawe. Iyo reka dushiraho question mark. Gusa reka nkubaze, nk'uko ubizi mu gihugu cyacu hari dufite intambara. Ya kandi intambara so nyine tangiye ni intambara imaze igihe. Kandi hano dufite urubyiruko mu by'ukuri rushoboye, banavuze ati reka tugende, bagenda tuvuye nubwo batahihagarikisha, gusa nabo umusada wabo ukenewe. We nk'iyo ubonye urubyiruko rwa hano Kenya bishimiye mbese uko babayeho hano banezerewe, barageze mbese mu gihugu cy'abandi bakadamarara bameze gutya, wowe bibona gute? Nta kudamarara, uri iteka ryose. Hari umuvugo nakoze vuba cyane uri gusohoka, hari akantu nashizemo kavuga ngo kubinjije isuku utiga gusa. Abantu bafata umuntu winjije nk'umuntu utarizeye, no kutagira gakondo n'ubujiji, kutagira iwanyu n'ubujiji. Uyu munsi turashobora kuryoherwa n'ibyiza by'imahanga, ejo ugasanga barashobora kuba batwirukanye cyangwa se bagakatira impunzi ziri hano muri Kenya, bakavuga ati musubire iwanyu. Ese tuzosubira tuzojana iki? Ese tuzosubira tutarahagwa? Nyine mba numva tugomba kubigira umutwaro, tukamenya ko dufite umwenda wo gutabara Mulenge cyangwa se wo kuharinda. Nta kuryoherwa n'igisirimba, nta kuryoherwa n'ubuzima. Byibuze nimba utanagiye, basi tuba dutanga n'uwo musanzu urakenewe. None se reka nkubaza akabazo nk'uku nguku, tuvuye ku rugero, ubu nyine bakaguha chance ukaba perezida w'igihugu runaka, ni nk'iki kintu wahindura cya mbere? Nahindura muri Kongo. Okay, wahindura mu gihugu cyacu, reka tuvuge muri Kongo. Mbaye perezida. So okay, no muri Kongo bisaba guhindura ibintu byiza, ariko kimwe kugira ngo intambara zishobore no guha umuntu wese agaciro, bakabona ko community zose ziri muri Kongo zingana. Ibyo ngibyo biduhesha nyine gukora ibintu byiza. Iyo hakiba gusumbana kw'amoko kugira gute, hariho bamwe batagira uburenganzira bwo gukora ikintu runaka. So ngomba guha agaciro abantu nyoboye bose kari kuri nivimwe. Ibindi rero urumva ugenda ubikora, icyo nicyo cyane gishobora kuduha amahoro. Niki ubundi binaniwe ugakora dictature. Ikibazo nuko abaperezida dufite bonyine ntago badukunze, ntago rero bashobora gukora ibintu byiza kugira ngo amoko yose areshe, ntibishoboka. Kuri wewe ni nk'ihe advice mbese watanga ku rubyiruko rwose aho ruherereye, umuntu w'umunyamurenge wese w'urubyiruko aho aherereye hose, ni nk'ihe advice wamuha? Icyo nababwira, ibyo turi kunyuramo ntago twabihisemo, urumva, ariko hazaza hacu hari mu biganza byacu. Icyo nababwira gusa nanakivuze, dufite umwenda wo kurinda Mulenge, babimenye. Kurinda Mulenge gute? Tubarindisha amasaso tujye kurwana? Uburyo bwose bushoboka tugomba kuja ku rugamba. Ega n'abandi bagwaniye ibihugu byabo bimeze neza, suko bavutse bimeze gutyo. U Rwanda murabizi muza amateka yabo, barahagurutse baragwana. Hari ukutagwana ngo ufate isasu, tugomba kugwana mu buryo bwose bushoboka, ukagwanisha amafaranga. Hari ukutagwanisha amafaranga. Ega nje mba numva turi mu bihugu biteye imbere, kubera ko abana b'abanyamurenge tutagomba kwiga igiso dufite iyo opportunity. Mba numva nyine sinzi njewe. So ariko bamenye ko dufite umwenda wo kurinda Mulenge. Ubwo nawe next tuzakubone mu gisirikare? Okay, ntago ndagirwa aya mahirwe, ariko iyo mbona ukuntu nkiga mba naracize kabisa. Nzaguherekeza nditanze. No kuri kose biba bikenewe rega. Biba bikenewe cyane. Hanyuma Mutoni, wakoze cyane kubana natwe muri kano kanya. Wabwira nk'abantu nyine ikintu cyose wifuza kubabwira abantu babashije kubona amahirwe yo kudukurikirana muri kiganiro tubashe gukorera hano hantu, tubashe kugirana mbese ikintu cyose wifuza kubabwira? Okay, mbere na mbere kangushimira wakoze kuduhostinga. Umaze kuba star kandi courage, ibi bikorwa byanyu ni byiza. Ikindi cyo nababwira abantu bagukurikirana, MTV1 MTV show. Ko ndayita MM. Oya, MM yangu pezina atazanyica.
MTV show mugende mukore subscribe, like, share, commentaire, mupartage ibiganiro byiwe mubigeze kure. Ubu no butumwa tuba dutanze bugomba kugera ku isi hose. Hanyuma mugende mukurikirana Umutoni official, mugire subscribe n'ubundi dukomeze tubaho ibyiza. Dufite ibyiza byinshi kandi ntago dushaka kubigumana twenyine, ntarabo dushaka kubisangira na mudukunde, twarabihaye nimara mutwange no. Kandi ikindi turabakunda, dukunda abafana. Hanyuma se Mutoni, tutarangiza kino kiganiro, reka nkubaze nkwe ugire nk'icyo ubwira nk'intwari zagiye gutabara iwacu muri Kongo, nk'ababashe kubona amahirwe yo kubona kino kiganiro, nk'icyo wababwira. Icyo nababwira biba bigoye kuguma kuvuga amagambo kandi tutagenda, gusa nyine bakomere. Bakomere kandi turabakunda. Bakomere turabakunda kandi turi kumwe, nubwo tutari kumwe ku rugamba, ejo n'ejo bundi tubona turiyo. Bakomere, baritanze nyine, bagomba kubikomerera cyane. Ndagushimiye wowe ubashije gukurikirana kino kiganiro cyacu. Murakoze kandi mukomeze mukore subscribe, like and share. Turabakunda cyane. Ciao ciao.